Bakundwa bavandimwe, inshuti zacu, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Intsinzi mu buzima, kinyurane kuri Danus TV, mugezweho nanjye Salama Niyonsenga, nongeye kubasuhuza mwiriweho. Uyu munsi Imana yaduhaye umwanya wihariye wo kwitekerezaho ku buzima bwacu, ku mitekerereze yacu, no ku cyerekezo dufite cy'ejo hazaza. Intsinzi nyayo itangira mu mutima no mu bitekerezo. Nta muntu utera intambwe irenze aho atekereza ko ashobora kugera. Uyu munsi turarebera hamwe amahame 7 ya kagoma azagutera guhindura imitekerereze. Kagoma si inyoni isanzwe, ni ikimenyetso cy'imbaraga, icyerekezo, kwihangana no kuzamuka hejuru y'imbogamizi zose ubona. Icyo kagoma ikora mu buzima bwayo, natwe dushobora kukigira isomo ryo guhindura imitekerereze yacu tukava aho tugeze, tukaba twagera ahandi heza kandi ku intsinzi. Twihuse cyane, ihame rya mbere kagoma itekereza ku burebure si ku butaka. Kagoma ifite amaso abona kure cyane, ireba kure kurusha izindi nyoni, ntiyibona nk'iyindi nyoni isanzwe, ahubwo ibona aho igana. Isomo ku buzima: imitekerereze yawe igomba kuva ku bitekerezo bigufi ikajya ku bitekerezo birebire. Abantu benshi bananirwa gutsinda kuko batekereza gusa ku byo bafite uyu munsi, aho gutekereza ku byo ejo hazaza bashobora kugeraho. Uyu munsi rero tekereza ku nzozi zawe, tekereza ku cyerekezo cyawe, tekereza ku byo Imana yagushyizemo. Ihinduka ry'imitekerereze rero: reka gutekereza uti sinshoboye, ahubwo uvuga uti ndimo kwitegura kubishobora. Kagoma ntireba hasi iri kuguruka, ireba imbere no hejuru. Ihame rya kabiri: kagoma iguruka yonyine. Kenshi uzabona kagoma iguruka yonyine, ntikunda imbaga y'abantu. Izindi aho zigana bisaba gutandukana n'abandi. Yo igomba kugenda yonyine, ntijyaho izindi nyoni ziri kujya. Isomo ku buzima: hari igihe ugomba kwemera kugenda wenyine kugira ngo ugere kure. Si abantu bose bumva ko igitekerezo cyawe ko gikwiriye cyangwa ugomba kugishyikira ukaba wagera ku ntsinzi yawe. Ntukemere ko ubwoba bwo gutandukana n'abandi butuma uguma aho uri. Ntukemere ko amagambo y'abantu aguhagarika. Ihinduka ry'imitekerereze: tekereza nk'umuntu ufite umuhamagaro runaka. Menya ko hari urugendo rusaba kwitandukanya n'abantu bamwe n'ibitekerezo bimwe, naho uwamaze kwemera kugera wowe ubwawe. Ihame rya gatatu: kagoma ikunda ibuye, ntikunda ibyoroshye. Kagoma yubaka icyari cyayo ku bitare cyangwa ku rutare, ku buhaname hejuru cyane, aho hatari byoroshye kuhagera umuntu uwo ari we wese. Ibi bituma abana bayo barindwa n'abanzi. Isomo ku buzima: imibereho yoroshye cyane ishobora kugutesha imbaraga. Ibigutera gukura n'imbogamizi ni ibintu bitoroshye. Imibabaro irakwigisha, ingorane ziragukuza, ikigeragezo kiguha izindi mbaraga. Ihinduka ry'imitekerereze: reka gutinya imbogamizi, tangira kuzibona nk'inzira yo kukugeza ku rwego rukomeye rwo hejuru. Niba ushaka kuba umunyembaraga, wemera gutozwa n'ubuzima. Ihame rya kane: kagoma ikoresha umuyaga uri mu kirere. Iyo inkubi y'umuyaga igeze, izindi nyoni zirihisha, ariko kagoma yo iraguruka ikazamuka hejuru, igakoresha imbaraga za wa muyaga. Isomo ku buzima: ibihe bibi ntibigomba kukurimbura, bigomba kukuzamura. Ibyabaye bibi mu buzima bwawe si impamvu yo kugucisha bugufi ngo biguce intege, ni amahirwe yo kuzamuka. Kunanirwa ntibivuga kurangira, gusitara ntibivuga kugwa burundu. Impinduka y'imitekerereze: reka kureba ibibazo nk'ibigugusha hasi, tangira kubibona nk'imiyaga igutera kuzamuka, irenze aho wari uri cyangwa ikurenza aho wari uri ikakugeza kure cyane. Ihame rya gatanu: kagoma itegereza igihe cyiza cyo gutera. Kagoma niyihuta gutera, irategereza, ikitegereza, igahitamo igihe cyiza. Isomo ku buzima: si byose bikorerwa icyarimwe. Ubwenge ni ukumenya igihe cyo kuva, igihe cyo gutuza, cyo kuva aho uri, cyo gutangira ikintu runaka, ndetse n'igihe cyiza cyo gufata icyemezo gikomeye. Kwihangana n'imbaraga, gutegereza si ubunebwe. Ihinduka ry'imitekerereze: reka guhatiriza nyine ibintu ngo wumve ko niba bidakunze bitari bureme. Igihe cy'Imana nicyo cyiza. Jya wiga gutegereza amahirwe ya nyayo aho
kwihutira amahitamo yo gusubira inyuma, cyo yagusubiza inyuma kandi koko ukwiye gutera intambwe. Ihame rya gatandatu, kagoma itoza abana bayo gutinyuka. Iyo kagoma itoza umwana wayo kuguruka, iramukura mu cyari cyayo ikamujugunya mu kirere, ariko ikamukurikirana kugira ngo itamurekura akagwa hasi. Isomo ku buzima. Hari igihe Imana ikwemerera gusohoka mu byo wamenyereye kugira ngo igukuze cyangwa ikurere. Ubona ubwoba bukakwica, ukabona ko ibintu bicitse birangiye, ariko ntuzakura uri mu mutuzo uhoraho. Gutinya gutsindwa bituma udategereza. Ihinduka ry'imitekerereze. Tangira gutinyuka nubwo waba utigeze wiga neza ibyo ugiye gukora. Gerageza nibura. Hari imbaraga uhabwa mu kugerageza, si ukumva ko ugomba kuguma aho uri, ahubwo ugomba kugerageza ukavuga ati kangerageze kino kintu uko byagenda kose, nibura nzananirwa ariko nanagerageza. Ihame rya karindwi, kagoma yiyongera imbaraga mu gihe cy'ubusaza. Mu gihe kagoma ishaje, ifata icyemezo gikomeye cyo guhindura ubuzima bwayo, ikavanaho umunwa ushaje, ibishara bishaje, ikongera kwiyubaka bundi bushya. Isomo ku buzima. Ntaho wagera uvuga ngo ndarangiye. Buri munsi ni amahirwe mashya yo kwiyubaka. Ushobora gutangira ubundi buzima bushya, ushobora guhindura imitekerereze, ushobora kureka ingeso zawe za kera. Ihinduka ry'imitekerereze rero, reka kwemera ko ibihe byakurenze, menya ko ugifite amahirwe yo guhinduka, gukira no gutsinda. Ndetse dusoza rero, mukundwa bavandimwe, amahame arindwi ya kagoma si inkuru gusa, ni amasomo y'ubuzima. Iyo uyashyize mu bikorwa, mu bitekerezo byawe, irahinduka, ubuzima bwawe bukaba bwiza, bukaba bushya. Tekereza kure, wemerewe kugenda wenyine igihe bibaye ngombwa. Ntutinye imbogamizi, koresha ibihe nk'ibi nk'amahirwe yawe. Jya uhitamo igihe cyiza, tinyuka, wiyubake bundi bushya. Icyifuzo cyanjye ni uko kuva uyu munsi utazongera gutekereza nk'inkoko iguma hasi gusa, ahubwo utekereza nka kagoma iguruka ikajya hejuru mu kirere. Mwakoze kudukurikira rero, mwari kumwe nanjye Salama Niyonsenga mu kiganiro Intsinzi mu Buzima. Imana ibahe guhirwa kandi mutsinde mu bitekerezo byanyu no mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nimwirirweho.